rwa Nkubito, umusore w'igikundiro aramwegukanye, amubonye amushaka. Abagabo batabanye na Rwusisi rwa Kigeza, batabana n'isambu rya Rwubituri, batabana Kigira kane Rwabugiri, batabana na Rwogera, batabana na Gahindiro, amakipe isibo ya kabiri abasanga mu rwego rw'Ishare, bakaba imfura z'umugangazi, abatabanye na Musinga, batabana na Rwusisi, batabana na Gahindiro ka Mibambwe, batera intambwe baza mu ngorwa, batera intambwe baza mu mutwe w'inyambo, batera intambwe baza iwabo w'imfura, bagendanye ibindi by'ibigagara kugira ngo mujye filmini mu kanya baze kumutura, mu kanya aze guteka ku ruganda rudahirika, kandi imfura za Nyagatare tuzahora tubakeza. Amashyi ku isibo ya gatatu muvune amaguru duhingurutse, amashyi ku isibo ya gatatu ubundi kugira ngo muvune uti mwakwicara noneho mwakagira Imana, mwahirurutse tugukorere bikadukomeza uwo murimo wakagira Imana. Ati murakaza neza, murakaza neza mu muryango w'imfura yawe. Umubyeyi yateye impamvu umugeni bamwita Bizimungu, batera ingongeraho Share akaba n'umwuga w'imfura. Nerekeze ku bayisilamu mu rwego rwa salamu alaikum, nerekeze ku bahamya b'Abayehova mu rwego Imana ni Yehova. Bizimungu Share udutereke turakumwera, utabikora yawe uri umuvugo Nyagatare. Bizimungu Share udutereke turakumwera, kuva mu Murera mukaza Nyagatare urugendo rwabereye ruhire. Namwe buri wese amenya ikiganza mugenzi ngo Bizimungu Share twakugendere, kandi uri umugabo w'imfura, utabikorera uri umuvumba asigaye Musanze. Bizimungu Share uri umugabo w'imfura kandi twakugendere. Data mubyeyi mwiza filimi Nyakubyaro bya Jiha, Munyarwanda yavuze neza ngo bakwambitse umudari w'umudeni ngo ushingongero kwa Bizimungu. Umuzungu wa mbere yageze mu Rwanda mu mwaka w'1894 ariwe bita Von Gotseni. Nyuma y'imyaka 6 gusa kizaga tukigera mu Rwanda, nyuma y'imyaka irenga 9 uraza kunyemera. Niyo mpamvu burya ngo urunuka bisho yahanure Gahindiro ka Mibambwe bimanirwa handi igatakwa Bizimungu Share. Gatatu Mose yanditse ibitabo 5, igitabo cya mbere kitangira imbere na mbere Imana, nyemere filmini unebe mu batambyi bo kwa Share, maze tuve mu byimbo tujye juru, dore ko mu ndorwa twateye impamvu umugeri, maze tusemisha kuiteka twanzigitira mu cyacu mwakaka tuze gukiriza n'ukatsa. Tuve mu byimbo filmini aturere umwe mu batambyi bo kwa Bizimungu Share, adusemisha ku Mana abambaye ingofero bazoretse murakagira Imana. Duhaguruke mu Kinyarwanda cya Giseseka tuve mu byimbo tujye juru. Twasabaga inyasi badufashe. Yesu alinde ubuzima nzagusingiza, wabanye nanjye mu bihe byiza no mu bikomeye, urutaho Yesu ni wowe ugenga wanjye. Yesu alinde ubuzima nzagusingiza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, turagusingiza Mana yacu, turagusingiza kuko uri Imana, turagushimira ibyiza byinshi dukorera. Tugushimiye iyi Noheli yagenze neza, none igitondo cyako ushatse ko duhura kugira ngo tugire ubusabane kandi dushyigikire ubukwe tugiye. Bana natwe kandi dufashe abavuga amagambo, dufashe ababyeyi, dufashe abakora ubukwe maze n'ababutaje.
dushimira ko tuzanye amakuru tukatugeze hano turi buzima izina ryawe rihabwe icyubahiro ibirakorerwa byose tubishyize mu biganza byawe kugira ngo abari buyobora dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yagere hose icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritungurwe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho ntuduterane utwosha ahubwo dushyira icyago ndakuramutsa Mariya wahereje abagore bose umugisha neza umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraje dusabira twabanyabyaha n'igihe tuzapfira ngwino mutagatifu ohereza roho wawe yose bisha n'isi zabone guhinduka dusabe Mana wamenyesha abakwemera mutagatifu aragusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kumererwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu wawe Mana Data n'Umwana n'Umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ni wowe Mana iteka ryose. Yesu twishyize mu biganza byawe ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. maze bamenye umugabo ugiye gufura ku rwego rusaba kw'igihingo bansoreza uraza kunyura tujya kwinjira mu gitaramo warambwiye ngo umunsi nzabona tunganya ibigango tuzabasha gukirana umunsi nzabona amasare tuzabasha kugashya ku muvuduko umwe tuzagashye ariko urambwiye ngo umunsi nzabona tuzaganya ibitara n'intagara tuzavure hamwe urambwiye uti mwana wanjye umunsi umuryango uzaturuka mu murera wa Musheri hakaba urwego rw'imfurase na kurego zira kugimba uzamenye ibintu bitandatu rimwe abanganya ibiganza baramukanya kabiri abanganya amata kwa binudu umwe gatatu abanganya amafarashi bagera ku muvuduko umwe kane abanganya Imana bagira umugisha umwe gatanu abanganya uruhanga bagera uruhanga rumwe gatandatu abanganya ibiganza bahana abageni ntabwo nahanga uruhanga rw'uriya mubyeyi unyemere ujyejuru muvuge ihore muhonge ihore mutume mu rugo rw'umubyeyi w'imfura akagira Imana bashyiratsimbara abantu ihinganyega uko muri ngangano wa rugo maze iduhura imivure y'indoha n'indembere maze indoha tukazikoresha dukanda igitoki maze igihe turi kuvugira tugakoresha indembere kuva icyo gihe rero buriya Karoli umuryango wacu wahise aciteka aravuga ngo uzatugenderera yadusanga mu gitaramo tujye turamwakiza ku ndoha y'abashitsi hano hari umuntu twari kumwe yego hari ikindi mfite nagiraga ngo bakwakire maze tunaganire neza yego muramutugire neza cyane ko mwabonye ko ibintu byose babisengeye biragenda neza yego twagenze urugendo rurerure aho twagiye ajya mwaturutse Musanze ugera Rwemasha nikore cyane ukava rwose mu Gatara ukagera Rwemasha wayibonye yego ndabona buriya twebwe twibanda ku Rwangoma tukirinda kwenda injagari uwo mpamvu yari ngo twakize umushyitsi koko nejya mu kirahuri gahinduka buriya impamvu ni uko imaze igihe ku rusengero y'iminsi 6 yego nageraga rero ufate nawe kirahuri maze ugire utamenya maze twinywere ku buzima bwacu wayumvize iyo kwakiza umushyitsi mu gitaramo Rwemasha ko mukora igitaramo cyiza cyane rwose none ntagomba kukuganiriza uhagaze kera ngo hari umugabo aherekeje undi yamubuza kwihagarika ubwo genda uhiga uruti maze udutaramire bya nyabyo urakoze cyane agafata agafurika igifu ugera ku icupa rya 16 twashaguka adasezeye abaza gukena ubushera twarasheshe twarashigishe abakeneye amata iwacu Nyagatare ni wabo w'inyambo Nyiratungavuganije abaza gukena imburire inkagaza Nyiragatare ruko rumwe batereka intango ziratetse abakomaje ku muryango wa Shehu ugiye kudutereka mubyeyi mwiza rero aha dutetse mu ntara enye n'umujyi wa Kigali turetse mu ntara y'Uburasirazuba uturere 30 n'umujyi wa Kigali turi mu karere ka Nyagatare imirenge 116 turi mu murenge wa Rwemasha utugari 2148 turi mu kagari ka Korota
imidugudu 14,837 turi mu mudugudu wa Bukonje. Udusanze mu gitaramo rero gifite insanganyamatsiko enye. Insanganyamatsiko ya mbere burya mu ndorwa twabaye Kristo dutema rw'umugeri, twarebaga uburyo amadini ageze mu Rwanda dushingiye kuko Noheli yabaye ejo 1900 Kiliziya Gatolika y'u Rwanda paruwasi ya mbere Save Zaza Rwaza Nyundo 1902 Protestant Bayerikinda 1909 Leta na Monyerare umwami Musinga ashinga itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi 1912 ADEPR y'u Rwanda 1940 Abasilamu Assalamu alaikum. Ingingo ya kabiri dusanzemo rero abana bo kwa Shere bazatangira igihembwe cya kabiri tariki 5 z'ukwezi kwa Mutarama 2026. Twabigishaga imigani migufi insanganyamatsiko ya kabiri utaza akazakura abaga umutavu impamvu utazakugeza Kigali uriya kurenzi ndatega zivomo yaje nk'iyagatera agakurikirana n'abaganira kabasiga akananyuga hanga u Rwanda. Insanganyamatsiko wa gatatu dusanzemo twigishaga abana bacu igendanye no gusakuza tutisako sakwe batisoma nyabakangazo ngo mutahe imbeho ku rugi batisako sakwe batisoma hakurya mu gihugu cy'abantu batisako sakwe batisoma inkange mu kimono ikabya mu mahembe insina batisako sakwe batisoma inkange nyikamigaramye umuvure batisako sakwe batisoma inkange nyikamigenda uruyuzi batisako sakwe batisoma abambari baronda bambaniza gereko zibo ubunyobwa. Insanganyamatsiko y'anyuma dusanze mu Francis ari gukomoka ku ndege yombi. Intore iratozwa igatoranwa igatumwa ahangaho ugeze ni buhara mpakara ntabwo havuga abagabo hahagarara abagabo. Igihe tujya kubona muri iki gitaramo rero insanganyamatsiko twakubwiraga nizo ngizo igihe amadini agera mu Rwanda kabiri imigani migufi gatatu ibisakuzo kane ndetse n'imigani migufiya. Ngiye tujya kubona muri iki gitaramo zandi kitateye cyatwahirwa neza tendatane cyabakagaza ndumukanguzi w'amacumu yacitse remenya ku kivinda kuyibuga na mwanye na nyaruzi haramanga bikinga amakwazo n'icumu ry'uciza kucuka cuzi bacuze mwetonye sabone n'ukombe nawe yamvuye inyagatare geze bwa cyangwa mu ngazo umusozi muri kino abanyamahanga nakoze mu mitana n'ibyatana n'abatarazi n'umugabo Imana yakainganzo usizi inganzo inshimye nyigazwa nagiye sigasigarekeza kwa Misheli sanganizwa n'abasare basasinzobe baminzoga bahinzira nimwita basizi nibazawenyenda nagiye sosanga mu mpinga z'abagore batinabura gamane chede aho gutaha ngombayo heduruti hemizizizihera tabuhatwera mutindoa mukingaje nigeza abazingaje gushoka mukunda gukora ku kibuno mugore atakamba cyane atinyuca umugabo nipu nabyo gatakuca umugabo dikirana bazatabarwa ntazishoke aturangira bakagawe izina kagawe aturangira bagahubwe izina gahubwe rukiza abacumu n'umukije amacumu mugezehe nanjye nicyo kandi gato ndivuyishari ndamwingana bahandura nofuka myakigitaba mu mbere Misheli ashaka amacyari tumwe n'ikigitaba Francis rero bose dusanzwe muri abatarabyi beza yego bose atubwiye cyane ko muri Rwemasha mugira ibintu byinshi ariko birimo rwose murakoze. Iyi ni intwererano twajya dufite ariko ntabwo twerera abamurusha cyangwa abamuruta ahubwo niyo kongera mu byo mufite kunoza mu bindi basanga amashimiro n'umushyitsi buriya wakoze cyane kandi ko mwabyubahirije ntawutwerera umuruta ariko muri buriya burya baravuga ngo ufite azongererwa yego murakoze cyane n'ibyo mu bindi hajya mu ngabo n'intwererano cyane impande yari intwererano usanga tutabatwerera kubera ko ntabwo twerera umurusha ariko kujya mu bindi. Murakoze nawe murakoze cyane afite peji yo gushushanya abantu niyo mpamvu iyo duhagaze muri iki kibariro agushushanya neza uburyo bwiza niyo nsaba utugutwera umuryango wa Misheli ntabwo ari ugutwerera abakene abafite n'abazongerwa kandi ibintu bijya mu bindi ndagira ngo umuryango wa Misheli wongere bose ibiganza bawushimire. Niyo nsaba rero umunyarwanda wese neza ngo imvura igwa rimwe bayita cyumya niba umugabo inka imwe n'ishozi ya kabiri iti nturukure watuma umugabo ikibiri kimwe no kubera bayita itubya rimwe hari inzoga atuma umugabo ukatira w'imfizi kabiri wawe muturuka sero gisigati gatatu wawe muturuka tira w'imfizi kane wawe muturuka sero mu ryinjinga rigasohoka abageni gatanu wawe muturuka sero nk'abageni gatandatu wawe muturuka sero n'irembo ry'abagaragu data umubyeyi muture ikibindi cya kabiri firimeni
maze icyo kibiri twurizo mwiga mu murera nitwumva inzoga ikwiriye umubwire amavu n'amajyo yawe ariko abantu mwagenda nyine bamutwaye mu nama bajya bahuza ibiganza bamushyiriye murakoze cyane umusangiza w'amagambo. Reka uwa muhereza wanjye umuhereza nagendanye nawe umuhereza wagiranye ngere hafi rwose turimo firimini ntabwo tugenda duteruye tudateruriye rwose iwacu muri Musanze muri Gataraga no gutara sinimo aragutara Gatara bivuye ku nshinga gutara ni kera twataraga ibitoki ariko n'ubu turacyabitara iwacu muri Musanze turacyabitara ariko none hano iryo mashini n'ibyo babikora cyane ntabwo rero tugenda duteruye kumwe ahubwo duterura niyo nsaba uwo mwana w'umukobwa igira hino igikorwa umwana w'umukobwa yagateka murera ntabwo mujya mwemera ko abana baramutswa n'abakuru egera data shabanza kuramutsa umukobwa igihe umubyeyi kimwe abanza kuramutse kandi uko uza guseka watumaga abantu reba uyu mwana wambareze ngo amashyi amashyi gira umugabo ujya gusuhuza umubyeyi muto maze dore aruguru inzoga karasa n'amazi mu gihe waba uri inyuma utirarira nawe ukomeze utaramenya ushoboye kuba ari umukobwa turakoze mu ntoki z'umusaza yego umusaza kuri mwene nuko rwose numvise umusangiza w'amagambo ashoza uno mukobwa wanjye ariko aracyari mutoya bari hari igihe cyo gushoka ubwo niyo mpamvu atagiye musubiza cyangwa se akababwira ati ndabimenya neza ubu nabo nuko twasanga muri mu gitaramo cy'amashuri ari umunyeshuri ari n'umunyeshuri nabaha amashini kuri konti kubikora cyane yarakoze cyane uramu sangiza amagambo ariko twavuga ko muri Musanze duteruranye iyi ni inzoga itari inkwerano nk'uko nabivuze iyo niteruriwe iyo turaza kuganiriraho yego none se buriya rero niyo nsaba nabivuze hejuru ko nihaye kandi nkagererwa buriya kandi sinywa nagera ubwo mu rugero iyi nzoga niko mubibona kureba iyi nzoga kubera iyo bavuye bagiye barakubitaho ibitama inzoga ituzuye mumbariza ikibazo nanjye ndabona icyo kibindi kituzuye mu karere kacu ka Musanze niwo muco tugira ntabwo tuzuza mu bisederi cyangwa se bimeneke iyo bimenetse bipfa ubusa firigo amakuru namenye nk'ifurigana na se ngo asize urubiriro kugira ngo icyo kibindi kigeze mu ndobo yashize bakumpera amajyari maze rero firimini ntangiye kugira amakenga kuri iki kibindi uyu mugabo aramye waturutse mu Murera mu murenge wa Gataraga hari umugezi umanuka werekeza kuri Prime Cement uyu mugabo atadashyeho yagera kuri Nyabarongo akadahaho akarambagira agira agatsiko k'imitongo akadahaho yagera wacinya agatera kuri bya midamu dukuraho amazi dushoye akadahaho maze rero niyo nsaba iki kibindi tugiye kugikuraho urukoma hakiriga amazi cya Sebatenda ngewe wumva inzoga zo kwa Shari ninda mukaravuze ngo te ikibiri cya gatatu mara mwatuzanira amazi buze sogongera rwose sogongera aho bari basenga kuri ry'uburyo barani bashaka bagiye kuko twese turakoze sogongera buriya niyo nsaba buriya ntuzara ubuzima bubura inzoga hano abantu bari kubaza n'ibyo buriya nta bushobozi n'imwe bahita umukorera niyasa ndebera mu basore mwagendanye abo yise igituma reba umusore umubwira azanye byo negera hino yose cyane
John rero ugiye kumfatira iki kirahuri, ndavuga icyansi cy'iwanyu kwa Michel. Ugiye gusoma ukinyereke nta kintu gisigayemo, uko n'ubundi bambwiye ko ari weho wikorera mutuzaniye mu ndorwa. Ndabara gatatu twagiye. Uko niwe wikorera inzoga zo kwa Michel, uriya mukobwa n'umuhereza. Gusa umunyereke icyo kirase. ubundi numva ko iyi nzoga furazi wacu mwe pashe umugabo ntagiye kumukeka yambutse imigezi myinshi, ariko namwe nimudusomya ntimuzitwicishe, mudusomye mu rugero tugwerese, mudusomye mu rugero rwose. buriya rero niyo nsaba. Yego, hari umuzungu wita Voni Gotse akigera mu Rwanda ikintu apfuye na Rwabugiri ni kimwe. Iyo twibura mu gitambo ukazana tumwerese ibindi bindi. Wa nzoga uri inzoga nanjye ni umusomyi. Mubyeyi niyo nsaba yaturutse mu Murera yambuka imigezi itandukanye afata Gatara agafata Mukungu arambagira. Iyi nzoga niba niyo nsaba yagize umunaniro turadata umubyeyi Filimini. We nijya mu biganza bya Filimini mubere mico myiza. Filimini inzoga yisomi munyure, niyo nsaba aza kubona aho munyura. Niba inzoga niyo nsaba yagize umunaniro ngize umuhangamura. Niba yashyizemo ifureze ngo ze data Filimini reka isomere imwe twahirwa. Niyo ntavuga ngo tse ikibindi cya gatatu. nasenga bose nasenga umusangiza w'abana bose ari ntangiye gusenga, ariko sinanasenga cyane kubera nanzi ko umuntu twenga arakoze cyane rwose. Umusangiza w'amagambo niyo nsaba rwose uri inshuti n'amaguru, uriya inshuti mu gitaramo muraganira, ariko umuhungu wanjye njyewe buriya wayiyumviye ariko buriya segize ngo ku kigo umwana ahari yagize ngo njyewe hari ibitoki namwe giswika yinjira n'impungura binywa, ariko mbwiye ko bya bitoki bituruka mu gihugu cya Tanzania. namubaze uyituye iyo nzoga yawe ntanayisoma, ariko buriya ndikureba nawe bajya mu rugo rutoki namwe ikomoka ku masaka ni ku bitoki, ikomoka hose aravanze, ni amasaka n'ibitoki. Twabanje gukoresha ibitoki, nyuma bye kugira gishe neza dushyiramo ifu y'amasaka. Urumva ko twabivuze maze turakaranga, mbona yumva hasi turenga we none se impamvu mubajije urutoki n'amahanga mwigeze kuza mu gitaramo aratubwira ngo inzoga nzanye ni iya Kongo, urutoki bwa Kongo n'indi n'abandi bagabo ntatuba iminyago. Yego, arongera ati iyi nzoga igizwe n'urutoki rw'indaya, urutoki rw'indaya kandi burya ziryoshye akabari ariko ntizijya mu gitaramo. Nagiraga rero mumbwire naza kuba igitoki nkabo, harimo gisubi, harimo cakara nayo bayivangamo, ibyuma byateye byitwa bya fiya, iyo n'ubundi akuma kubera kujyana n'iterambere ririho ubu ngubu cyangwa se ry'igihugu, ntabwo tubikora izo ndaya, nta nubwo twe tuzizi muri Musanze. Muri Musanze dukoresha za fiya, za koyo, za gisobeki. nagize namwe mu rugo rwose ko twabinaye muri Musanze. maze rero ubwo ndikumva bose uragera aho uyu munsi igitaramo ibyo kunywa ndabifite, maze umeze dutarame wahawe ikaze, ndetse guha n'ikaze cyane ko nta jambo ritagira ikaze, ritabumbura n'ikaze kandi urisanga mwisanzure, kandi abo nyiri imfura ntibasandaguza ibyo usanze. Natwe twabonye abo twasanze kandi twagendera ku muco wabo twasanze, tukabaho umuco w'usanze, abo twagendera ku muco wa Rwemashi. Murakoze amashyi kwa ababyeyi bose ko kuva aka kanya hakuwe umusoro ku bagira impundu, icyo kiguzi cyishyurwa na Bizimungu udakomeye yose aba basaza mwita umuvumba aka kanya. Niyo nsaba mfura nziza y'urugangazi umusizi nyakubahwa Kamusare ka Karimunda tuye igisigo kiva ku kwibya bitera ababyeyi neza,
ararasuka ati batambira b'ineza uko dusa niko dusangiye isano mu guhora ubanza gubanze data umubyeyi filime naguhaye ubanza gubanze ariko impundu zo mu muhera zarumbye mbere yo kurasanira kuri urwo ruhembe nyemera twumva impundu bugira gatatu zaturutse mu muhera impundu zihera uretse gakeya ntabwo impundu turazitanga tutaragera igihe cy'impundu izo gutanga turazikora tukimakaza cyangwa tukinikiza ndetse tukanusa burya rega data ureba filimini ajya ibiganza bitagwa biziminega ajya ibiganza byakira ijambo ajya ibiganza bigaba ijambo ajya ibiganza bitanga abageni ibyo byose ikimutera imvamutima n'ibyishimo ni amashyira impundu bakubwira amashyi data wereka bakubwira amashyi ni amashyira impundu data mutamuha amashyi ndakureye kuva mu ndogorera kubera iyawe data mukezeye kugira imana reka tuze kubaha gutera imfizi agezeyo aratarama undi mugenzi we araza ahita yitirira wa undi akirangiza gutarama ati ngo ndizi imfizi atuzi ko imfizi bamaze kuyijyana arebye asanga umuntu wahageze saa 2 za mu gitondo yataramye gusa uhageze saa 9 z'igicamunsi asanga imfizi arayijyanye twaje turi intumwa zivuye muri Musanze cyangwa se twaje turi umuryango uvuye muri Musanze mu murenge wa Gataraga twaje turi umuryango wa Michel News ariko twaje dufite byinshi twikoreye hari umusore dufite mu rugo ujya ukunda kudutaramira yaradutaramiye vuba aravuga ati se data zinjira muri wa mwaka wa 2026 ntashobora kwivugira ijambo uzi mpamvu atarashobora kwivugira ijambo yari akiri umwana ntacyamugiraho ati data wareka akazavugira ku nzoga zawe nkazaganira n'abandi cyangwa se ukabaganiriza kubera ko bafite inzoga nanjye ukajya kunshakira uburyo nzajya ndivugira ikindi gihe ati nimara kuvugira ku zawe nzagera igihe ngo bizanjye nanjye ndivugira umusore tukajyagenze gute aratubwira ati nyura muri Rwemasha naragiye rwose ati nahabaye igihe kimwe muri Rwemasha ati nubwo nari ndi mu kazi ariko nahabaga mfite n'amaso areba ati none amaso yanjye ubwo yari yarebaga naribaje sita amaso ibintu anyereka nibyo tuti ibi nibiko ushaka kutubwira yemba ati rwose ibyo nshaka kubabwira ati nageze Rwemasha ndebye mu muryango wa Bizimungu Charles umuryango wacu Imana ishimwe ati ndebye mu muryango wa Bizimungu Charles ati hari umwana nakunda kubona nawe ntiyari yagakora ati ariko ubu ngubu uko bigenda kose yarakuze ashobora kuba yarakuze ati twazasura tukajya kureba ko yarakuze noneho tugira ngo sinzi icyo yabaye ati we nshaka kujya ndivugira nanjye nimara kubaka urwanjye cyangwa ndabona inzoga yanjye nyirizina y'umuryango wanjye nanjye nkajya ndivugira ijambo kugira ngo mvugire bityo turimo turamuvugira ariko we bashaka kujya yivugira yego akarara mu kirambi se oya ntabwo arara mu kirambi ntabwo yakwicara mu kirambi akazajyana mu nzu zo mu gikari cyangwa yego ati umuryango nabengutse n'umukobwa ati twajyaga dukina iby'abana dukina turi batoya nkajya gushunga ngo bari gupomba agatanse cyangwa se agatenese ati nkajya kureba aho bari gukinira agapira
nyuma ngiye kureba nsanga n'umwana mwiza ati mwazamfasha mugaterura inzoga kubera ko muzifite mukajya kumvugira kunganiriza uriya muryango nyuma nanjye kazagira igihe kimvugira. Yego, aya ni amagambo ese avunaguye nakwira mu ruhago. Yego, ubwo nayahe? avunaguye nakwira mu ruhago ubwo nayahe? avunaguye nakwira mu ruhago. Avunaguye nakwira mu ruhago. bavuze byinshi kandi twari mu gitaramo nagira ngo uvunagure. Yego, tubone uko tuyatwara. tuvunaguye umusore wacu yagutse umukobwa w'abandi kwa Charles. Yego, ati mufate inzoga n'umuntu arazifite mujye kunsabira uwo mukobwa. Yego, okay. yego, ngo babyumvise kuriya rero nsaba Diego burya umuntu ahagarariye umuryango yego, yirinda gutuma umuryango mu kibazo cyangwa mu ikosa. yego, niyo mpamvu iyo batora umuntu batora umuntu uri kubona atazabashiramo. Yego, ejo nkaburana, ejo nkahemuka naryaryaga abagabo n'ubundi, ejo nkaza n'ubuhemuka nkanera ubupfura kandi ndi ubupfura. ntabwo turahemuka kubera ko dusabye. ubwo rero icyo kugira ngo ubwire Yego, wa muri waje yabivuze mwadusanze turi mu gitaramo. yego, kuko za ngingo babahaye ashobora kumutsa za ngingo twari tubireganye muri musanze. umubyeyi mwiza, uyu mubyeyi namukeshe ndamubwira ngo iwacu Rwempasha ni buhara nk'akara, ntihagara abagabo havuga abagabo. kabiri ndamubwira ngo ibiganza byanjye ibiganza bitagwa bisi iminega, ibiganza bigaba abageni ngo kandi mva mutima zazishima ari uko baguhaye abakiri impundu. ndavuga ngo nakire impundu bugira gatatu agukeze yazurikiye muri uwo mujyo arambwira ati uretse impundu ntabwo ziragira iki. ariko niko yamubwiye. ariko burya twari mu nsanganyamatsiko eshatu mubyeyi mwiza. rimwe ni igihe amadini ageze mu Rwanda, 1900 kiliziya gatolika igera u Rwanda, 1902 Protestant bagera u Rwanda, 1909 Abadivantisite, 1912 ADEPR, 1940. tujya mu migani migufi, tujya mu bisakuzo. niyo se gusanze muri no nsaba data ari kumwe ngo hemuruti maze ubanze umwezi igitekerezo mu nsanganyamatsiko dusanzemo. umara kurasukira muri uwo mujyo ukabyirwa mu nka ugatanga ibitego n'umutaho ukiyereka kuri imbuga abakuguye mu ntege bakavuza impundu z'urwananga, abagabo bakoma amashyi, data arafungura amarembo akwemera umwanya. ariko yadusakuje ngo ibisakuzo nasanzane iwawe yadusakuje ngo nyiramakara zamutaye rumwe ukurugi dusanga iwanyu harashuha irame yo tuba turayikurahe. mbese ibyo byatumye mutabyisangamo neza. kumvisha muri uko ducanga ahantu harashushe nyiramakara zamutaye rumwe ukurugi irame y'abantu hashushe turemaze igihe. ariko ibisakuzo inshuro nyinshi urabona tuba turi mu muco nyarwanda tuba twigisha abana. hari niyo wabwira n'imbeho ku rugi urujya atanawuzi tuba tugira ngo twibutse umuco nyarwanda. rero iyo abageze kumwigisha ibisakuzo banabigishije ngo sange sango ndisoma abaricara yigishije n'imbeho ku rugi ngo sange bashushe gutya. hari icyo kucince twumve. Yego, ubusoma ku cyo wari ufashe uburyo yanditse ndavuga hari ubundi buryo abanyarwanda bivuga neza ngo tubisokoza uko byoroshye. kujya nshima kigira ngo rwabugemwe rurogera bagahindura kamera ngo tubisokoza uko byoroshye. agiye gufata ikirwa cy'ijwi yabwiye ibisambo bya rugombi turi ngo undebera abakobwa utabara dutabarana. nsaba rero umugabo nyamugabo agendana n'abandi bagabo, data arakubwiye ngo yindangura amajwi heza undi mugabo mwegeranye agira icyo amwibaza dukomeze igitaramo. uriya mugabo mwagiranye ngo umuhereze indangura amajwi aramubaza kubera ko ntanariwe kubibaza se ariko nta n'ikibazo niyo nsaba biriya anambwira ati bimwe biguhereza undi utavuga nibyo unavuga. ahubwo niyo nsaba niyo dusanze mu gitaramo kandi babonye ko ibintu tubifite. ariko gufata ingingo gusa nk'inganyivanga mu gitaramo sigona gufata ingingo nkayivanga mu gitaramo uba ntangiye kuzanamo ibintu bitari byiza amarangamutima. none hari abasaza twicaranye n'umuryango dusanzwe dutaramo babanza n'abasaba nti uyu mugabo reba nk'ubu ibyo tubwira tugira aka kanya byo kuba mwarabonetse umukobwa wacu kandi igihugu cyarasigiye
irasa umuhanda mu kanya ngo gikomeze reka nibyo abasanga twari kumwe ndabasanga impamvu nabashoje gutya cyangwa twababwiye gutya iyo mvuge kubiye gusina se umuhanda umuryango wa Sharire wabona ko guhanga koko wabimenye mu murima wari w'abahanga nabivuze na mbere mabambe arabashe basaza n'imfura ariko tumaze ari ahantu umusaza turi kumwe buriya turi mu gitaramo turi gutaramana adufasha kugira ibitekerezo araza kutubwira ngo barabwira niba ingingo igitekerezo twabyongera mu byo twateguye ndi kubona rwose nahiriranye ibyaduha kwinshi hano harashoboka noneho uri gushuha iyo muje mwikoreye birangira mugize ibyo cyangwa se yego waba uzi ko ubutumwa buteguye ubutumwa buteguye yego niyo mpamvu buremera urakoze niyo mpamvu wabizigira cyane filime uri kohereza umubyeyi indangururamajwi nkurikije uburyo imfura iri guhamiriza muri iki gitaramo hari akababa nari mbonye gatoya kugira ngo uze kugasuzuma kagira ngo tariki 26 bwana Filimini uhagarariye umuryango wa Sharire Bizimungu ubwo umubyeyi Niyonsaba azaza gusaba umugeni mu rugo rw'umubyeyi wa Sharire yatumye n'umubyeyi Michel gusibuka uburyo weho Filimini na Niyonsaba mwabugushe mu ndorwa mubuguza mu rukiga mubuguza mu rwanda kabarashi mubuguza bw'imana kirungu mubuguza bw'imana rutovu mubuguza mu bwana cyambwe gusa mwemere gusa mugeni utamugoye ngo wanditse waba yitwa Dorwa mbese none murumva ko iyo amasaka mwayibonye abari mwayibonye ariga wa musore uri hamwe mu kiri bato twe turi abasaza ntabwo tuba tureba neza ariko rwose reka ntakugora nk'uko ubivuze ubwo rero ingingo yayo nk'uko icyambere ingingo turayemeye reka tuyishyire mu ngingo twagomba kwiga n'umuryango gato mu gitaramo ubwo rero mu kanya gato begere n'abo basaza baje mubwira ariko banza bari mu muti usome ku mazi gato usome ku mazi sinumvise ko ingingo tuyemeye Marire genza gake ndacyata kwandikira uriya se mfite abakobwa benshi yego ariko byo mu musaza mbere yuko nemera ndimo gukomeza kuganira nawe Marire harya aba agiye ku ishuri yabazanira turasembera nyirasenge burya ngo umwera hari ngakomeza nkaganira bya gipfura sinze kuryabya umugabo nyirasenge agahagurutse mu murera nuko mu mashyi menshi adaturabuka mu tugori tw'imibeya kuko nyirasenge namuvuga ko ataragiye kigero agenda amaramasa aramukomera amashyi atari yumva ijambo ry'iwe nyirasenge agera hano gato nyirasenge Niyonsaba uzi kubinga utega urugore nka ruzaragica bakaba umunyarwanda nyamunyarwanda nyirasaba bazakumira amashyi bwo kugira icyo mubaza umuryango wa Michel Kristo muzogeze umuryango wa Michel waje gusaba umugeni w'umwana witwa Philomene ni ibibazo bitanu ni kwibariza gusa urabona Philomene mu gituza cyo harageze Nyagaruzi kabiri urabona Philomene yaragize yarakujije uruti gatatu urabona Marire aho umukobwa uyu munsi tuvugana ava mu muryango wa Sharire akajya kwa Michel kane Marire wamutoje k'umukobwa uzi ubwenge igihe habaho ikibazo yajurika amazi urugo rugakomera n'icyuma cy'ubutarimba gatanu Marire wamutoje k'umukobwa uzi ubwenge asasira umugabo icyabo cyoce mu musunda ubukangaga muberanya buhana umugabo karindwi Marire wamutoje k'umukobwa uzi ubwenge afite igisabo agasobanura amata y'amavuta akubaha sebukwe akubaha nyirabukwe niba ari kubyemeza na nyirasenge twimuriza agapfukiye Marire ni umukobwa natoje azagereka ikirenge mu cya nyirasenge Marire ni umukobwa ushyira mu gaciro Marire ni umukobwa wize warangije ufite indangagaciro ndamutanze kugira ngo ajurisi bose nyoza
buriya uracyakomeje bakomeje kubaca berekeza ku mwaro maze umubyeyi umusaza uwo mwegereje buriya bakamuhaye amashyi musabira amashyi zose abandi gukumva kuvuga ngo bapanze inzoga zirenze imwe zitagira n'ibyabugize ngo tubonye ari ishasha sinabyibuha ko nge urubwo ibintu tubifite tugakomeza mu gitanda oya rwose muri musanze mutubwire itubyara ndamukumva mu kanya mu kengetse zika musanze imusanze mu kumva kengetse aha ngaho karengetse ababwiriza bakuru ntabwo araha rwose yari mu gikari yego none se ku kintu cyitwa amaziri mwarebye ku maziri reka buriya iyo umuntu yagaye umuryango mwarebye ku maziri mubona umuryango wacu n'uwanyu nta maziri arimo oya ari amaziri twayarebyeho tubona umuryango wanyu tumegira amaziri ndetse n'uwacu tubabuze neza ntayo tujya tugira ubu tumishe byahura kubera nta maziri tugira buriya rero wagira ngo ahari twari twazanye bazatwumvirije twebwe umuryango wacu ntabwo ari umuryango mwiza nubwo kijya gihe wampaye ingingo ivumbukiye no si umuhanga nakubwiye ko tuba abahanga ko twagomba kuyikemura ubwo rero nk'uko nabikubwiye twebwe dutije inka zibyara zidacitse iyo dutanze imbuto irera ndetse abakobwa bacu babyara batabivugamo bya byuma bivuze n'ubwo mwarebye kure twarebye none se umusore François ni umutangatiro cyangwa umurindatiro ariko ni umutangatiro umurindatiro cyangwa se byose akaba yabitanga ashobora kuba umutangatiro ashobora no kuba umurindatiro kuraje abaye umutangatiro nibo ntabwo byiza iwacu nta mutangatiro ntabwo ari abarindatiro bakoresha itiro bazicwa n'ibitotsi yewe byose bimenye none se ndakubaza ibibazo mbaza nta kibazo ushaka kohereza n'undi muryango oya nanjye ndahari ndashoboye nakubwiye ko twebwe turi gukanda igitoki iwacu dukoresha iroha twavugurura tugakoresha indembere uwo mwana se umuterera ndembere cyangwa umuterera ndoha cyangwa umuterera byombi neza umwana araterura aterura abakuru umwana ariko ashobora kubafasha yabafasha ubwo bivuze ngo arakuze rwose ibyo byose ibyo navuze gutera indembere ndoha ibyo byose nta kibazo ntabwo turamushyira mu bakuze kubera ko ataragira icyo akora ashaka gukorana na bariyeri murakoze ubwo rero mbese ubwo waje gusaba umugeni yego ariko ntabwo twakwemereye ko ntitwamuguha shangazi yamukwemereye murasenge mpamvu uvuga igiswahili ugomba no kujyana mu bindi bihugu za Tanzania buriya niho mwegeranye ubwo rero yamwemereye basi bari hano bavuze ngo nabo nta kibazo yego ariko se buriya none buriya nk'uko turi kubivugana ibyo ari byo byose turamukwemerera ariko ntituramuguha ikinyarwanda kirakomeye muramunyemera ariko ntimuramuha si byose data busubiremo umubyeyi filime ni ugira ibiganza bitagwa bisi iminega ibiganza bigira abageni arakubwiye ngo umwana w'umukobwa Marirene ntabwo tumuguhaye mpeno nta nubwo tumubaza nk'aho ari ibinyanya byaturutse nta nubwo tumuguhaye nk'aho ari inzoga yateye turamukwemereye ntabwo tumuguhaye kuko gukura umwana iwabo mu rugo ni ikimenyetso gikomeye ubwo ndakubanira gapfikigira ariko byose akira kwa muganza ariko reka niko byose ashobora kuba yaje no gusaba arimo gusaba class Mariya nawe urimo buriya Marirene namubonye Marirene Mariya ntabwo kubiguze buriya kimwe iyo turi kumuhamagara Marirene ngwino tugende rwose abanyamusanze ko mutaduha amashyi maze mukasana abayobozi muri bataduha amashyi maze mukasana arakoze cyane ubusanzwe z'amagambo burya gutebya niko bya
bamugerekewe iyo gitaramo filimi niba rero yakwitabye rero murakoze kuba muzanye Marirene umuturanyi wanyu cyangwa se Marirene wagira senyo Marirene ndabona muri imfura ariko Marirene dushaka ntabwo ari uyu uretse aje gusaba umuryango wa Charlie yego ntabwo twasabye abaturanyi ariko se ko niba mwamutuye cyangwa ni wowe ibintu uri kubivuga batanu Nyagatare aje gusaba Rosalie Gicanda yabagoye umugore w'Umunyamakomari amara imyaka 8 akize umugongo atari ntabwo iwacu Nyagatare asaba Rosalie Gicanda ahageze avuze ijambo ritazibagirana ati kuko nishimye kandi umuryango waje gusaba yubaha abo yaje gusaba kandi umwana ava mu kirambi afite icyamukuye bakumbera amashyi bapfuye arakoze cyane aramusangiza ariko kirangiye cy'abarozi rero n'abagicanda kirangiye rwose byari byiza byabo ubu tumuzi mu gihe cy'abapfira nini n'abadiyego niba ari kuganira ibitajyanye n'abagicanda yego umugeni namukwemera ko sindamuha yego niko wabwiye yego ariko sabe arya wamubwiye mu kintu kandi ariko sabe yandeba niyo nsaba karame reka tukuvuna amaguru ni mu mvuna amaguru reka tukuvuna amaguru inshuro ya mbere yazanye umwana w'umukobwa ahereza data ikibindi cya mbere inshuro ya kabiri amutora ikibindi cya kabiri kugira ngo titwe inkorero gatatu rero nta n'umwana w'umukobwa ukimuhereje n'umuhereza nicyo mvuze uriya umuhereza yitwara abasaza be uriya akamuhereza ugemerera aka kanya umuryango wa Bishira amakuru namenye mu gihe abahungu b'ibihame urebe umuhungu umwe azana isuka ya mbere n'ikimenyetso wihereze data ubundi akorwe gusa kugaragara amashyi yatsimbana nawe nta kibazo kirimo akarere ka Musanze musabye byoroshye akarere ka Musanze turahinga kandi tukeza duhinga ibihingwa byinshi ibihingwa ng'ingabukungu n'ibihingwa ng'angurarugo rero isuka musabye reka nsabe umuteruzi wanjye arengeze hafi arega yego twebwe turi mu gitaramo tuba dutarama yego kandi tukibwira abatanazi yego mwikora mu bitana mukibwira abatanazi yego buriya rero kuko umuntu abifise yego ntabwo twaguha umugeni hari ibyo ugomba kubanza hajya ubwo ni impamvu z'ibanze ntabwo ari impano z'ibanze ariko zajya kuba n'iz'ibanze ni impano uzaba impano zirabiki ntabwo zaba impano impano bakomera amashyi ntabwo zaba impano ntabwo zaba impano kubivuga seruka yego izi ntabwo ari impano igihe bansobanurira twebwe iwacu tuko bigisha n'imashini ubwo nibase n'ibahari akarere kacu ka Musanze ni akarere k'amakoro ariko karera cyane ntabwo turagira ku iterambere ry'imashini ariko ryo riri hafi turacyakoresha umuco nyarwanda ntabwo tuba twinjiye mu muco w'abazungu yego iyi ni isuka ijya gukukira inka ushatse uyikoresha uhinga cyangwa se ukazayikoresha uri gukukira inka iyi yitwa caparusake ubwo twongereye n'umuceri dutere n'ubwatsi bwose muratera n'ubwatsi ariko nta kuntu umuryango wanyu muzi ntabwo mwakwiye gutera ubwatsi ngo mufite ubundi murakongera datorosha ng'isuka y'imberuka isuka mbere mu Rwanda yakomotse mu Gakenke ku musozi urakoze cyane iriya ni isuka nk'uko nabishyize mu moko abiri iyakora ihinga rwa rutoki twaza tuvuga cyangwa se rubagarira areka tuyerekere aho ngaho ntizakora iyi noneho muzayikoresha ikimwe n'iriya nayo ni caparusake muzayikoresha cyangwa se mwanyifashisha muri ubu kukirika yego murakoze igicuba ni uguheza umuryango igicuba cyakoresha ukabukungura umuryango reka niko igicuba gisugireho
iki kibaye tuzanye cy'isugi bakumira amakici cuma gisugi ntabwo cyabemerera mukabemerera tuzanye cy'isugi twaba tutorora usanga ubugifuka reka urusyo turi kuganira reka turebe uburyo batahira filime ntacyo reka turebe uburyo batahira hariya hagarara turebe uburyo batahira turebe ko muzidahira twumve umuco mu muriro ujya inyuma gatoya turebe tuzi ndavuga gitaje umukobwa kimwe mariyane kimurinda ku mubiri umusaza kimwe kimurinda amazinda hemba mukundo hembe Kumva mukono. Yansa. ndebera Mwajya ngo nyiramutuzo. nyiramutuzo urabona ko atuje cyane Ubu koperative. nguyu yagezeho mu gisigizo twerekana urukundo n'amahoro kwa mishe ntabwo gukubita iki ku matama yombi ngahera data filime irakomera mu gishoro cy'ibyeyi ngo urukundo Uwa neza rukundo. Nabwe murabe. Mukomere cyane. filime ngo umukobwa baheruka gushyingira